Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima, ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twiga Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID mumenye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Dusome kenshi tumenye byinshi, muhore muduha urubuga rwo gusoma, bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome. Ndabasuhuje abanyeshuri bo mu mwaka wa gatatu. Nitwa Fideli, umwarimu wanyu w'ikinyarwanda wo kuri radiyo. Nizere ko abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu babari hafi kugira ngo babafashe. Murasabwa gutega amatwi mwitonze amabwiriza mbaha kugira ngo mubashe kwiga neza. Muriteguye? Abana, mwakoze umukoro umwarimu yabasigiye ubushize? Mwibuke ko umukoro wari uwo kubwira abo mubana mu rugo inkuru twasomye, ndetse mukababwira n'icyo yatwigishije. No gushushanya Muneza na Mutsinzi barimo kumanura umupira mu giti, mukabyereka umuntu mukuru mubana mu rugo kugira ngo abakosore. Muribuka inkuru umwarimu yabasomeye mu isomo ry'ubushize? Bwira umuntu muri kumwe umutwe w'inkuru twize, cyangwa uvuge mu ijwi riranguruye niba nta muntu wundi muri kumwe. Murakoze cyane. Inkuru twasomye ubushize ni ntituzongera gutongana. None se ninde watubwira iki inkuru ntituzongera gutongana yatwigishije? Ngaho bwira umuntu mukuru muri kumwe isomo twigiye muri iyo nkuru. Murakoze cyane. Mu nkuru ntituzongera gutongana, twizemo ko ari ingenzi kwirinda gucyocyorana no gutongana, ahubwo tugaharanira umuco w'amahoro. Twige Ikinyarwanda. Babyeyi, isomo ry'uyu munsi riboneka mu gitabo cy'Ikinyarwanda cy'umunyeshuri kiri kuri murandasi ku rubuga rwa REB rwitwa e-learning. Niba ushaka kugikuraho, wakireba ukajya ku rupapuro rwa 218 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho, ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Zakunda gusoma mbiha umwanya uhagije, kandi iyo ukunda gusoma ufata neza ibitabo. Ababyeyi bamfashe, mwarimu nawe wamfashe, inkuru nziza mudusomera zidukundisha gusoma, kandi iyo dusoma niko twunguka ubumenyi. Ngaho nimuduhe urubuga rwo gusoma, nimuduhe urubuga rwo gusoma. Bana tujye dukunda gusoma, njye buri munsi mfata iminota 15 nasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza nibo batsinda amasomo neza. Ni mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, ni mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome. Abana, muribuka ko twize ibisakuzo? Nizere ko rero mwabashije gusakuza n'abantu bakuru mubana nk'uko mwari mwabihawemo umukoro. Twibuke ko iyo umuntu asakuza atangiza ijambo sakwe sakwe, naho umusubiza agasubiza ati soma. Twabonye kandi ko ibisakuzo bisaba gutekereza neza kugira ngo ubone igisubizo gikwiriye. Mu yandi magambo, abantu basakuza ari babiri. Umwe akabaza ikibazo, ni ukuvuga ngo agasakuza, bityo agasakuza agira ati
sakwe sakwe. Hanyuma undi muntu nawe agashakira ibyo bisakuzo ibisubizo. Iyo ushaka igisubizo abikoze neza baravuga ngo yishe igisakuzo. Ubwo ni ukuvuga ko yagikoze. Umwe arasakuza rero undi akakica. Abana, ubu noneho ngiye kubaha akanya ko gusakuza. Urasakuza umuntu muri kumwe, cyangwa se mu yandi magambo uramubwira igisakuzo cyawe maze nawe agusubize. Ni ukuvuga ngo agerageze kwica igisakuzo wamusakuje. Niba nta muntu muri kumwe kandi uravuga igisakuzo cyawe mu ijwi riranguruye maze unagishakira igisubizo. Nsomera ku ishuri ndetse n'iwacu ndasoma ibitabo byanjye bifata neza uko bikwiye kandi nsinda andi masomo kuko nzi gusoma. Ababyeyi banjye barezi namwe bayobozi muzirikane inshingano zanyu zo kudufasha kumenya gusoma. Aheza h'ejo hacu tuzahakesha gusoma. Bana tujye dukunda gusoma. Njye buri munsi mfata iminota 15 nasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza nibo batsinda amasomo neza. Ni mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, ni mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome, mu rubuga nsome. Abana, mwasakuje n'abantu muri kumwe. Nizere ko wibutse kuvuga bwa mbere ari usakuza atangira agira ati sakwe sakwe, maze uwasakuza nawe akamwikiriza agira ati soma, noneho ukamusakuza, hanyuma we agatanga igisubizo. Ni ukuvuga ngo akica igisakuzo wamusakuje. Cyamunanira uwabajije igisakuzo cyangwa se usakuza akamubwira ngo kimpe, maze uwananiwe kubona igisubizo cyangwa se uwananiwe kukica agasubiza agira ati ngicyo. Nuko uwari wabajije igisakuzo mbere agatanga igisubizo. Ni ukuvuga ngo akaba ari we ukica. Twige Ikinyarwanda. Mureke noneho mbaha akanya gato ko kwitegura, maze mu kanya dusakuze nk'uko twabikoze mu isomo riheruka. Babyeyi, nimwibuke ko mushobora gufasha abana banyu gusubiramo amasomo mubatiza telefoni, hanyuma bagasubiza ibibazo byoherezwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ukanda akanyenyeri 134 akadirishya, hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Ahangaha haboneka ibibazo ku banyeshuri bose guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye, harimo na TVT. Abanyeshuri beza, nk'uko nari maze kubibasezeranya, tugiye gukina umukino wacu w'ibisakuzo. Mwibuke ko nimbabwira ngo sakwe sakwe musubiza muti soma, hanyuma nimbabwira igisakuzo cyangwa se nimbasakuza murahita mwica igisakuzo nabasakuje mubwira igisubizo umuntu mukuru muri kumwe. Ndaza kandi nanjye kwica igisakuzo nabasakuje kugira ngo murebe niba mwabikoze. Ni ukuvuga ko nza kubabwira igisubizo cy'ukuri. Mureke dutangire. Sakwe sakwe. Shinze umwe ndasakara. Reka nsubiremo. Shinze umwe ndasakara. Mwabashije kwica iki gisakuzo? Ni byiza. Uwakishe n'uwasubije ngo igihumyo cyangwa icyobo. Reka tujye ku gisakuzo cya kabiri. Sakwe sakwe. Kundeba ndaguha. Reka nsubiremo. Kundeba ndaguha.
mwagikoze. Uwagikoze neza n'uwasubije ngo imyenge y'inzu. Reka tujye ku gisakuzo cya gatatu. Sakwe sakwe. Icwende ryanjye ribaye kuremba ngukoreyemo. Reka nsubiremo. Icwende ryanjye ribaye kuremba ngukoreyemo. Mwabashije kwica iki gisakuzo? Uwo cyananiye nakimpe. Urakimpaye? Uravuze ngo ngicyo. Niba wabivuze, reka nkice. Igisubizo nyacyo ni ukwezi. Uwakishe niyiha amashyi. Reka tujye ku gisakuzo cya kane. Sakwe sakwe. Tuvuyemo umwe ntitwarya. Reka nsubiremo. Tuvuyemo umwe ntitwarya. Mwabashije kwica iki gisakuzo? Ni byiza. Uwakishe n'uwasubije ngo amashyiga. Reka dusakuze igisakuzo cya nyuma. Sakwe sakwe. Sogokuru aryoha aboze. Reka nsubiremo. Sogokuru aryoha aboze. Mwagisubije neza. Mu yandi magambo mwakishe. Niba mwishe iki gisakuzo ni byiza. Igisubizo nyacyo ni umuneke. Abana, mwishimiye umukino w'ibisakuzo? Nizere ko buri wese wamushimishije. Wabashije kwica ibisakuzo bingahe? Ubwo ndakubajije ngo wabashije gusubiza neza ibisakuzo bingahe? Nizere ko nibura hari ibyo wagerageje kwica. Ni ukuvuga ko hari ibyo wagerageje gusubiza neza. Sibyo? Byiza cyane. Reka noneho mbibutse ibisakuzo twabonye uyu munsi. Mukurikire. Igisakuzo cya mbere ni nshinze umwe ndasakara. Igisubizo cyari ikihe? Kivuge mu ijwi riranguruye. Igisubizo ni igihumyo cyangwa icyobo. Igisakuzo cya kabiri ni kundeba ndaguha. Igisubizo cyari ikihe? Kivuge mu ijwi riranguruye. Nibyo, igisubizo ni imyenge y'inzu. Igisakuzo cya gatatu ni icwende ryanjye ribaye kuremba ngukoreyemo. Iki gisakuzo wakica? Yego, niba wakishe ni byiza. Igisubizo ni ukwezi. Igisakuzo cya kane. Tuvuyemo umwe ntitwarya. Uribuka igisubizo? Igisubizo ni amashyiga. Igisakuzo cya gatanu. Sogokuru aryoha aboze. Ngaho gisubize kandi niba utakizi kimpe. Wakishe? Ni byiza. Igisubizo ni umuneke. Byiza cyane. Bayobozi nimufasha abana kuzagera ku bushorishori bw'ubushobozi bifitemo. Iyo umwana ashobora gusoma burya ashobora no kwiga, kandi iyo ashobora kwiga agirira igihugu akamaro. Uko abana benshi bamenya gusoma niko ubukungu bw'igihugu bwiyongera.
kwiyongera. U Rwanda rukeneye abaturage bajijutse kugira ngo tugire iterambere ryihuse kandi rirambye. Twigisha abana gusoma. Mubyeyi igisha umwana gusoma, toza umwana gusoma. Bana tujye dukunda gusoma, je buri munsi mfata iminota 15 nasoma ibitabo. Abana bazi gusoma neza nibo batsinda amasomo neza. Ni mu rubuga nsome, 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 mu rubuga nsome. Abanyeshuri beza, nishimiye cyane kubigisha ibisakuzo. Mwabikunze? Niba ari yego, ngaho nimwihe amashyi. Noneho muri aka kanya nimutege amatwi umukoro. dutega amatwi umukoro. Saba umuntu mubana gusakuzanya nawe. Niba hari ibisakuzo uzi, bari wowe umusakuza. Niba ntabyo uzi, musaba gusakuze maze ugerageze gushaka kwica ibisakuzo akubajije. Ni ukuvuga ngo ugerageze kubona ibisubizo nyabyo. Nunanirwa igisubizo, uzajya umubwira ko utabizi agusubirize, hanyuma ubimenyereho. Abafite ibitabo by'Ikinyarwanda, murebe ku rupapuro rwa 219. Urahasanga imbonerahamwe irimo ibisakuzo, ugerageze gushaka ibisubizo byabyo maze ubyandike mu ikayi cyangwa ku rupapuro. Hariho kandi amashusho ari bubafashe kubona igisubizo. Nurangiza uyu mwitozo, wereke umuntu mukuru mubana arebe niba wabikoza gukosore niba ari ngombwa. Tuzakomeza ubutaha. Muzibuke gukurikirana iki kiganiro. Saba umuntu mukuru mubana kuzaba muri kumwe kandi abafite ibitabo muzabe mubifite. Ababyeyi namwe turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Nimumfashe dushimire UNICEF batwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvise muri iki kiganiro. Barakoze cyane. Tuzakomeza ubutaha. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa REB e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID somo menye. Twiga Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro Twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID somo menye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Bizadufasha mu buzima. Mume urubuga nsome.